ku itariki 21 nibwo nabikuje idolari mu ma Bitcoin ndetse kuri 23 ndongera mbikuza idolari. Nkuko mubyumva haciyemo umunsi umwe wonyine. Kuri 25 nabwo haciyemo umunsi umwe mbikuza ibice bitatu ndetse no kuri 27 mbikuza ibice bitatu. Ubwo yose hamwe ni amafaranga angana n'amadolari 2.6 nabikuje mu gihe kingana n'iminsi 4. Okay guys, ngwaye ikaze kandi ndagushimuse mu gukurikira YouTube channel yacu Online 250. Muri make urakaza neza muri kantine y'aba online business cyangwa se y'abantu bakorera amafaranga online. Uyu munsi mbere yuko video itangira mfite ibibazo ngiye kukubaza, then uraza kubisubiza muri comment section. Guys, ngiye kubaza ibibazo bikeya, uraza kubisubiza muri comment, then dukomeze video y'ukuntu wakorera amafaranga. Ikibazo cya mbere kiragira giti: uyu mwaka wa 2025 ko watangiye ukaba ugiye kurangira, umaze gukoreramo amafaranga ngahe online? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri kiravuga giti: nize online business wagiye uhura nazo, zimwe zikaba scam ndetse n'izindi zikakwinjiza amafaranga? Icya gatatu kireba abantu bari gutangira, ese wowe urebye no video niwe bwo bwa mbere ugiye muri online business, nize nego ufite? Ibyo bibazo uraza kubisubiza muri comment section, ubundi dukomeze video yacu. Ushobora nawe kuba uri muri ba bantu babona application nta gishoro isaba, bakumva ko ari ugufungura account gusa ubundi bagahita babikuza. Muri no application ntago ariko ibintu bimeze. Nkuko mubizi ikintu kidasaba igishoro gusa kigusaba umwanya, ariko ino application ni ugufungura amagame ugakina, then ugafungura na application gusa, ubundi ugatereka phone yawe hariya cyase ukayishyira ku muriro, ubundi waza ugasanga amafaranga yagiyeho. Ibaze gukoresha application ya Alibaba ugakorera idolari rimwe. Ibyo bintu ushobora kumva bitangaje, gusa muri no application niko bimeze. Nureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye uraza gusobanukirwa neza. Gusa ushobora kuba warabonye ino application yitwa mCrypto, link yo kwiyandikisha uraza kwisanga muri comment cyangwa se muri description, then numara kwisangamo uyikandeho, irahita kugeza kuri Play Store, ukande install, then ukurikize step zose ngiye kukwereka kugira ngo nawe ujye ubasha kubona ziriya proof zose nakweretse, ku buryo nawe ushobora kubwira umuntu uti kora ino application cyangwa se koresha ino website, iraza kukwishyura nta bindi bintu ushoyemo uretse umwanya wawe nawe utari munini gusa, kuko just no gukina game zoroshye zazinde zitagoranye, ndetse no gufungura application gusa nka Alibaba ntago ari ngombwa ngo ugureho ikintu, ni ukureba zira product zabo gusa bakaguha amafaranga. Tudatinze rero, niba wanyuze kuri iyo link yo kwiyandikisha, mbibutsa ko umuntu wasoje kwiyandikisha wageze kuri dashboard imeze gutya, arahasanga hano hejuru amacoin 100, then namara kuhasanga amacoin 100, aha hasi kuri scratch it urahasanga akantu k'umutuku, uraza kuhakanda, then numara kuhakanda hano hejuru urahasanga akantu k'aka box kari hano, ugakandeho ukore scratch kugira ngo ubashe kubona amacoin ya mbere y'ubuntu. Iyo ni step ya mbere nkweretse. Tugendane video akantu ku kandi kugira ngo utaza gutarutsa ugasanga hari kimwe wibeshyemo, amacoin yawe kuyabona bibaye intambara. Numara kuhakanda uraza guhita ugaruka hano kuri home. Kuri home ikintu uri bukore ni ukuza hano handitse ngo play now. Aha handitse ngo play now niho hazajya haguhesha amahirwe yo gukina za game ukabona amafaranga, ndetse ukabasha kuba wayabikuza kuri Binance yawe. Ikintu uri bukore ni ukuza ukahakanda. Wamara kuhakanda, yes, bareta bakubwira ngo uhe access ino application, then cyangwa se ukande kuri allow location. Nugera hano ukahasanga application ya Alibaba, ndakugira inama ngo aba ariyo uhitamo kuko niyo itanga amafaranga menshi. Nawe uri kumva idolari itanga ni ryinshi cyane. Urahita ukanda kuri play now, then ukanda kuri play now, bareta bakugeza kuri Play Store. Yes, uyestare. Numara kuyestara, ikintu uzajya ukora uzajya, yes, dushobora kuyestara ntitinde nkahita mbibereka kuko application ngiye nkoresha ntago kano kanya nazikoresha, then mugiri kwestara kambe ndi kukwereka ibindi. Yes, uzajya uhita ugaruka kuri no application, nimara kwestara irahita iza hano kuri active. Niza hano kuri active rero nibwo ndibuze kukwereka ibindi uzajya ukora kugira ngo ubashe gukorera ayo mafaranga. Gusa guys, niba ugeze hano ukireba video,
fata amasegonda 3 wandike ijambo muri comment ngo ndahari, kugira ngo ube udufashije gusapotinga ino video ibe yabasha kugera ku bantu benshi, kandi udushyigikire n'ino video igire like 100 kugira ngo abantu benshi babe babasha kuyibona bitagoranye. Ikindi kintu uzajya ukora ni ukuza hano ku ma app task hariho ibintu byinshi, naho ari uguplayinga amagame. Yes, guplayinga amagame, wamara guplayinga amagame ukadownloadinga ama wallpaper, ibaze kudownloadinga wallpaper ya telefone yawe bakabasha kuba bakwishyura. Gusa kugira ngo video itaza kuba ndende cyane ikaza kubarambira, ibi byo tugiye kuba tubyirengagije, ahubwo mwereke ibindi. Hano hari survey, ahanga kuri survey uri kubona hari amasurvey menshi, gusa amake yakora hano mu Rwanda usanga bigoranye. Ubwo ushobora kuba uri gukoresha VPN bigakunda, ariko biragoranye. VPN ntago bikunda kuko byemera kuri network gusa itari VPN. Ubwo nusanga survey ziriho uraza kuzikora nta kibazo. Gusa twebwe dukoresha hano kuri app task, tugakoresha hano kuri play now, tugakoresha na hano kuri invite. Gutumira abantu ari nabyo byinjiza nanone amacoin menshi ku muntu utumiye umuntu. Iyo utumiye umuntu uhabwa amacoin 1000, ndetse n'uwo watumiye ukamuhesha amahirwe yo kubona amacoin. Uri kumva ni ibintu bihana nyine. Iyo utumiye umuntu bamuha amacoin ndetse nawe bakabasha kuba bayaguha. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mbere umukiriya cyangwa se umbere umujoyina winjije kuri link yanjye ubashe kuba baguha iyo bonus. Mwibutsa ko iyo bonus utangiranye iturutse iwanjye, ufite n'amahirwe yo guhita uyibikurizaho. Yes, ukina game imwe ugahita ubikuza. Ngiye kubibereka rero muhumure nta kibazo. Katurebe ko ya application yacu yarangiye, then dusanga yarangiye tube twayikina cyangwa se twayikoresha, turebe ukuntu bigenda. Ubwo numara kwestara application ya Alibaba, kubera ko ushobora kuyisanga hara ku mwanya wa mbere, urayestara uze hano muziri active hano hasi, then numara kuza hano hasi, sorry gato muyinyibutse ni yihe, ni yes, ndahita nkanda open the game. Ninkanda open the game ndahita nkanda kuri play, sorry gato, then nimara gukanda kuri play ndaza gutegereza. Ubwo biraterwa na game wahisemo, cyangwa se niba Alibaba ari wahisemo, ndakeka ari byo biri buze kuba byoroshye. Numara gukurikiza zino step zose, abantu benshi byabagoraga, gusa uyu munsi niyemeje no gukina kuri game kugira ngo babone ukuntu amacoin yinjira nta kibazo. Yes, let's play. Ahangaha ndahita mvuga ngo yes. Uri kubona ni ibintu byoroshye. Amazing. Yes, uri kubona ni game igiye yoroshye. Yes, nkubwira ko ino game tugiye kwimaramo umunota kugira ngo tubashe kuba twajya kureba ko amacoin yacu bayaduhaye mu buryo bwizewe. Nitumara kuyimaramo umunota, yes, turahita dusubira inyuma, then tujye kureba ko amacoin yacu bayaduhaye. Katube dukina level ya kabiri kugira ngo tuze gusanga amacoin yabaye menshi. Yes, nkuko mubibona ni game ugenda ukina kandi mu buryo bworoshye. Guys, ibi birabaye, sorry gato, ibi birabaye. Turahita tugaruka inyuma muri application yacu, then nitumara kugaruka muri application yacu turaza gutegerezaho gake. Yes, tuze kureba ko amacoin yacu bari buze kuyohereza. Nkuko mubibona hano hejuru dufiteho amacoin 3529. Aya macoin rero dufiteho turaza kureba ko bari buze kohereza andi macoin yacu. Sorry gato,
yes turaza gutegereza turebe, gusa iyo ari application ya mbere bahita bakohereza amakoini yawe ukayabona, uzajya ujya gukina iriya game amakoini yawe ahita yizana hano direct, uze hano kuri scratch it uzajya usanga baguhaye kandi ugakandeho. Noneho dushobora guhita twihutisha video tukajya ku buryo bwo kubikuza. Uburyo bwo kubikuza ushobora kuza hano kuri redeem, then waza kuri redeem uhitamo uburyo ubikuzamo. Ngiye nkunda kubikuza mu ma bitcoin, ugakanda kuri bitcoin, uri kubona hano nemerewe kubikuza, aya yabaye icyatsi nemerewe kuyabikuza, ndetse n'iri dolari hari kubura gatoya ngo nemererwe kuribikuza. Nk'uko mubibona kubikuza ni amafaranga makeya, amakoini 2800, ntabwo ari ibintu birenze. Ikintu ukora rero uraza wamara kuhaza uhita ukanda, wamara kuhakanda ugahita ushyiramo email ya Binance direct, amafaranga ahita akugeraho. Ubundi buryo ni buno bwo gutumira abantu, aho bahereza ino link yawe bayinjiriraho ukaza kubasha kubona ya makoini ndetse nawe akaza kubona ayo makoini. Guys, niba ugeze hano ukireba ino video nyandikira kuri izi nimero 0788634055 umuntu unyereka ko yakoze screenshot ko hano hejuru afiteho amakoini ari hejuru y'igihumbi, afiteho amakoini hejuru y'ibihumbi 2000, aze kunyandikira kuri iyo nimero, ndaza kumuha gift cyangwa se ndaza kumuha akantu. Uko waba wakoze kose sinzi strategy wakoresheje ngo yabonemo, gusa umuntu yafite anyandikire kuri izo nimero kuri WhatsApp, ndaje kumusapotinga. Guys, wakoze kureba ino video.